Umutahira TV. Inshuti bakunze Umutahira TV, reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muhirire hose ku isi, mbabwire nti ibyiza bikomeze kuganza ibibi. Ikaze mu kiganiro cyacu aho twabateguriye ibintu 10 bigaragaza ko Pi Network iri hafi kugira umumaro, cyangwa se nubwo yaba itari hafi ariko ukizera neza yuko Pi Network ifite umumaro rwose mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Icyambere nuko abaturage barenga miliyoni 50 bamaze kwiyandikisha muri Pi Network, cyangwa se bamaze gufungura account ya Pi Network. Uhereye kuri wowe wamaze kumenya no kusobanukirwa ukaba warayifunguye, wowe n'abandi muri mu bantu barenga miliyoni 50 ku isi yose. Hanyuma iyi Pi Network imaze kugira community nini cyane ku isi, ikaba ariyo blockchain ifite abakoresha benshi batarigeze bakoresha amafaranga yo kwinjira. No kuvuga ngo muri Pi Network niho honyine hari abantu bakorera kuri blockchain, cyangwa se token zabo ziba kuri blockchain batarigeze bakoresha amafaranga mu kugura cyangwa se mu bundi buryo kugira ngo babe bafite account ya Pi Network nk'uko mu yandi ma crypto bihagaze uyu munsi. Abantu benshi cyane bamaze kwinjira muri Pi Network, abantu barenga miliyoni 50, kubera ko babikoze bamininga kandi ku buntu nta kiguzi bibasabye. Ibyo bigaragaza ko Pi Network ifite abantu benshi cyane ku buryo abo bantu bafite agaciro, kandi agaciro ka cryptocurrency aba ari abaturage benshi, icyo bita community nini cyane. Hanyuma icya kabiri ni mainnet yashyizwe mu mwaka wa 2021. Hanyuma bakavuga bati iki cyiciro cyerekanye ko Pi atari igitekerezo gusa, ahubwo gifite ikoranabuhanga rikora neza rishingiye kuri blockchain. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 hagiyeho icyo bita enclosed mainnet, murabyibuka. Iyo enclosed mainnet no kuvuga yuko ni mainnet bitaga ko ifunze, ariko ibyo bikagaragaza neza yuko mu by'ukuri kuba harabayeho iyi mainnet ifunze cyangwa se enclosed mainnet nabyo ni ibintu by'igiciro cyinshi cyane muri cryptocurrency, kuko ntabwo zose zita zigira amahirwe yo kubona iyi mainnet. Ariko muri Pi Network ho byaje kuba bikunda ndetse bigenda neza cyane. Aha rero bagaragaza neza yuko uko byagenda kose Pi Network itagaciro, kubera yuko blockchain yemeye iyi mainnet, inclusive mainnet, izemera na open mainnet. Nk'uko bemeye open network hanyuma Pi zikabasha kugera ku ma exchange, niko na open mainnet nayo izakunda. Icya gatatu twakubwira ni ikigendanye na Pi browser isanzwe murayizi ko ikorerwamo ibintu biri tekinike. Aha rero muri Pi Network habayemo icyo bita Pi browser. Hanyuma birumvikana ko hemewe ko iyi Pi browser ibaho unyuze muri Pi Network. Hanyuma bakakubwira ko ari nk'umuryango werekeza ku mbuga n'ubucuruzi bushingiye kuri Pi, aho ushobora kugana wallet, Pi apps n'ubundi buryo bwo gukoresha Pi. Ibyo ngibyo ubibona gusa unyuze muri Pi browser. Unyuze muri Pi browser ukoresha uburyo bwose bwo kugira ngo ube wagura Pi, wagurisha Pi, watanga Pi, wareba wallet yawe ndetse n'ibindi byinshi ushobora kubonera muri Pi browser. Icya kane twakubwira ni Pi wallet. Ntabwo Pi Network yatangiranye na Pi wallet, ahubwo wallet yaje kuba ibaho nyuma ubwo yatangwaga binyuze muri Pi browser n'ubundi. Hanyuma Pi wallet ifasha abantu kubika no kohereza Pi hagati yabo, ikaba yarashyizwe muri Pi browser kandi ikora neza. Ibi ngibi bigaragaza neza ko Pi Network ari platform nziza cyane kandi ifite umumaro, kubera ko bashyizemo wallet. Iyi wallet niyo ifasha abantu kubika Pi zabo, kohereza Pi zabo hagati yabo y'abapioneers, niyo izafasha abantu guhaha, niyo izafasha abantu kugura, niyo izafasha abantu kwihuza na apps zigiye zitandukanye zizaba ziri muri ecosystem ya Pi Network. Icya gatanu umuntu yakubwira ni
know your customer cyangwa se KYC. KYC ni ukumenya umukiriya wawe, kubera ko muri Pi Network bagombaga kumenya buri muntu wese ufite account ya Pi Network kugira ngo umuntu atazafungura account ebyiri cyangwa se zirenze imwe, cyangwa se umuntu akaba yakora amanyanga yo kugira ngo abe yakoresha account y'undi muntu cyangwa se abe yakwiba account y'undi muntu. Niyo mpamvu bashyizemo iyi know your customer. Abantu benshi bamaze kwemezwa verified, bigaragaza ko Pi irimo kwitegura guhuza amafaranga n'abantu mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibi ngibi bya KYC byakozwe kugira ngo ubu buryo nyine abantu bahuzwe n'amafaranga yabo ya Pi byemewe mu buryo bw'amategeko, hanyuma Pi itangire ikoreshwa. Abantu benshi bamaze kwemezwa, babaye verified nk'uko mu bihe byashize mwigeze kumva basaba ko hari umubare runaka w'aba pioneers bazaba barakoze KYC, umubare uruzura, hanyuma ngo bigaragaza ko Pi irimo kwitegura guhuza amafaranga n'abantu mu buryo bwemewe n'amategeko. Guhuza amafaranga n'abantu, guhuza amafaranga yamayininzwe na ba nyirayo, amafaranga wewe wamayininze ukaba warakoze KYC azahuzwa nawe wa nyawe, hanyuma aba ari wowe uyakoresha. Icyo ni ikintu cy'ingenzi kigaragaza ko Pi Network iri mu kazi kose. Icya gatandatu nicyo bita Pi Hackathons. Pi Hackathon hatanzwe amahirwe ku banditsi n'abahanga mu ikoranabuhanga gukora applications zifite umumaro zikoresha Pi. Byamaze kubyara apps nyinshi ziri kuri ecosystem. Muri ecosystem ya Pi Network hagaragaye ibintu bigiye bitandukanye, ama app, muribuka app zigiye zitandukanye ziboneka muri ecosystem ya Pi Network binyuze mu cyo bise hackathon. Ibyo ngibyo rero ni abantu bagiye bapiganirwa barabitsindira, hanyuma abo bahanga muri ikoranabuhanga bemererwa gukora applications zigiye zitandukanye z'ubucuruzi, z'amagemu n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora gukorerwa muri Pi Network, ariko bizabyara inyungu n'umusaruro muri Pi Network. Ibi rero ni ibintu nabyo by'ingenzi cyane kuko nabyo byari bikenewe muri Pi Network. Icya karindwi nakubwira rero ni Pi App Ecosystem. Pi App Ecosystem ni izo app nyine zakorewe muri ecosystem ya Pi Network zemewe gushyirwamo. Baraduha urugero, bakakubwira ko app nka Pi Chainmall, P2Go, Pi Workforce n'izindi zerekana ko Pi itazaba amafaranga gusa, ahubwo izaba ifasha mu bucuruzi, imirimo n'ubuzima bwa buri munsi. Aho ushobora kugera muri Pi App Ecosystem ukasanga imikino, ukasanga amarushanwa agiye atandukanye, ukasanga hakorerwamo ibiganiro, ukasanga hakorerwamo ubucuruzi. Mwabonye muri Pi Network ko higeze kugaragaramo uburyo bwo kuba wagura amayinite ku masosiyete, amakampani y'ubutumanaho, aho ushobora kwigurira amayinite mu buryo bugiye butandukanye. Mu bihugu byose by'isi ngira ngo hagiye hagaragara ko abantu bashobora kwinjira muri app ecosystem bagasangamo application ashobora kubafasha kugura amayinite. Ingibi byongera ngo mwarabibonye. Ibi byose bigaragaza yuko Pi Network iri mu kazi kose. Hanyuma umunani baratubwira Pi Day na Pi Today events. Ayo matariki 14 z'ukwezi kwa gatatu na 28 z'ukwezi kwa gatandatu bya buri mwaka yakoreshejwe mu gushira hanze innovation nshya nka Pi Apps Studio na Ecosystem Director, bikerekana iterambere riri kuba muri mwaka. Buri mwaka habaho iterambere binyuze kuri aya matariki, hakagaragazwa iby'ingenzi byagiye bigerwaho, ndetse hakagaragazwa n'udushya, hagahangwa udushya kuri iyi minsi Pi Day na Pi Today. Hanyuma icyakenda ni partnership n'ibiganiro mpuzamahanga. Partnership ni ubufatanye n'ibiganiro mpuzamahanga abayobozi ba Pi bitabiriye cyangwa se bazitabira inama
zikomeye nka Pi token 2049, Singapore 2025, bikerekana ko Pi imaze kwinjira mu biganiro bya blockchain ku rwego rw'isi. Ahangaha hagaragaza neza uburyo Pi imaze kwinjira mu biganiro, ikaba yarashyizwe kuri blockchain ariko mu rwego rw'isi, atari ukuvuga ngo ni mu gace kamwe cyangwa se akandi, atari ukuvuga ngo ni mu gihugu kimwe cyangwa se ikindi, ahubwo ni ku isi yose. Pi network yamaze kumenyekana ku isi yose, igira na partnership ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye n'uburyo bwo kuri blockchain, ndetse ibyo bikagaragaza ko nayo ifite agaciro gakomeye cyane. Icya 10 wenda umuntu yakubwira ni community ibaho ku mbaraga. Izi mbaraga zikaba zituruka mu baturage. Abaturage benshi ku isi bihatira gukoresha Pi, kuyamamaza no kuyubakaho ubucuruzi. Izi mbaraga z'abaturage nizo zituma Pi ishobora kugira agaciro gakomeye mu gihe gito kiri imbere. Izi mbaraga z'abaturage, abamininga Pi network, mwigeze kubona yuko hasabwaga abantu runaka kugira ngo ibi cyangwa se biriya bihabwe agaciro. Ibyo ngibyo bibaho biruzura, hanyuma bimaze kuzura ikintu cyabayeho ni open network. Open network imaze kuba, ntabwo yabayeho gusa, ahubwo habayeho ibintu bigera muri bitatu by'ingenzi byasabwaga kugira ngo nibyuzura hanyuma habeho icyo gikorwa cya open network. Kuba open network yarabayeho, ntabwo yabayeho gusa, ahubwo yabayeho kubera ko community yagerageje kubaka cyangwa se kuzuza amasezerano y'ibyo bari bagiranye. Hasabwaga ibigendanye n'ama KYC, hagasabwa n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibyo byose uko byasabwaga bikamara kuba byaratunganye, nibwo hahise habaho open network. Hanyuma open network ituma Pi igira agaciro kuri exchange, ariko nubwo yagize agaciro kuri exchange iracyari hasi cyane, ariko mu gihe gishoboka ishobora kuzamuka cyangwa se hakabaho uburyo bwo kuyikoresha habayeho open mainnet. Ibi rero ni ibintu by'ingenzi cyane muri Pi network, uba ukwiriye kumenya ukanabisobanukirwa, ukamenya buri kimwe cyose kugira ngo hatagira akantu na kamwe kagucika, nawe ukagerageza gushaka amakuru afatika atuma wumva ko Pi ugomba kumenya amakuru yayo uko bwije n'uko bukeye. Aha rero nagira ngo nibutse abantu barambirwa cyangwa se barambiwe gukora mining ya Pi network, bongere bagaruke ba mining kugira ngo ecosystem ya Pi network ikomeze kwiyubaka, cyangwa se community ya Pi network ikomeze kugira imbaraga. Izi mbaraga nizo zizatuma ibintu byose bya Pi network bigerwaho, cyangwa se ibyo dutegereje bigerwaho. Bizaterwa n'imbaraga abantu bashyira. Uyu munsi gufungura account ya Pi network biracyashoboka. Wowe ushobora kuba utarafungura account ya Pi network ariko ukaba wumvishe ikiganiro, reka ngusabe ugerageze gufungura account ya Pi network. Mfite video zerekana uko umuntu yafungura account ya Pi network, wakwandika comment ukansaba nkakwereka iyo video, hanyuma nawe ugafungura account ya Pi network. Ikindi nuko abantu bagenda birengagirira gukora update zigiye zitandukanye duhabwa muri Pi network, nabo bagenda basigara inyuma, kuko update nyinshi nizigendanye n'umutekano ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, kandi biba ari ngombwa kubikora byose uko byakabaye. Ngewe rero ndi Leonari, iyi ni Umutahira TV. Utarakora subscribe kuri channel yacu Umutahira TV, reka ngusaba ukore sub kuri channel yacu, hanyuma uze twigumanira aho tuganira ibiganiro bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, Pi network, cryptocurrency ndetse n'itundi tuntu tw'ubwenge dushobora kugufasha mu buzima bwa buri munsi, kubera ko icyo gikoresho ugendana mu ntoki ukwiye kukibyaza umusaruro. Ntabwo ukwiye kwicara gusa ngo wumve ko telefone yawe ariyo gucatinga n'abacuti ndetse n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo bitari bukuzanire inyungu, ahubwo ukwiye kumenya yuko icyo gikoresho cyawe, iyo device yawe, iyo telefone yawe ushobora kwibyaza umusaruro kandi ikakugirira umumaro rwose pe. Reka mbashimire kandi mbifurize amahoro y'Imana. Bye bye.